Bakunze rero bakunze bagubwa neza TV twagarutse mu gikoni tubazaniye iroti ry'inyama ya kabenzi, iroti ryitako kabisa ku nyama ya kabenzi. Iri roti rero niryo tugiye gutegura mu minota igufiriye cyane kugira ngo mudukurikire. Ibirungo turakoresha uno munsi ntago ari byinshi cyane, turakoresha iyi black pepper, dukoreshe igitunguru nkuko mubibona. Iyi roti yo ngiyi murayibona. Dufite na timiyani hano, dufite n'umunyu hano. Ibiro nibyo birungo tugiye gukoresha hano, nizere neza kuko mugiye kudukurikira. Ubu ngubu rero ibirungo tugiye gutangira kubishyiraho, hasigaye mwihere ijisho. Ndahamya neza kuko rwose murabana natwe kandi ibintu biragenda neza. Inyama yacu rero ngiyi, ikirungo cya mbere tubanza gushyiraho rero, ipano yacu nayo ngiyi. Ipano tugiye gukoresha ni iyi ngiyi. Ibintu biraba bimeze neza. Reka rero tubanze tuyishyireho utuvuta. Ipano tubanze tuyishyireho utuvuta duke cyane rwose, duke cyane. Noneho ya nyama yacu nkuko nayibabwiye ngiyi, iyi nyama yacu ngiyi tubanza rero tukayishyiraho umunyu. Tubanza tugashyiraho umunyu rwose, umunyu mukabona kuko inyama iri kujyaho umunyu, ukajyaho mu mpande zombi. Umunyu ukajyaho mu mpande zombi, noneho zose impande zombi zikajyaho umunyu. Iyo turangije rero gushyiramo umunyu, ikintu gikurikiraho nta kindi, tuzana ya black pepper yacu ngiyi, noneho tukayishyiraho ku ruhande rumwe, tukayishyiraho rwose, tukareba ko ijyaho ku mpande zombi zose, tukayishyiraho hose. Ntabwo ari iroti yo kwita ko rya kabenzi, ntabwo ko nzabigisha kurya neza uko byagenda kose. Iyo ndangije rero nshyiraho na katimiyani gakeya kuko ari akabenzi. Akabenzi ntabwo ugomba gushyiraho timiyani nyinshi, ni agatimiyani gake cyane gusa ko kugira ngo nyine ikomeze yongere impumuro. Ubwo rero turangije gutya, bakunze bagubwa neza TV, ya nyama yacu, ipanu yacu yamaze gushyuha, ibirungo namaze kubishyiraho, nta kintu mpita ko nifata nkayishyiraho. Murumva kuko yatangiye rero yatangiye guhumura, mpita ko nifata nkayishyiraho, hasigaye ibintu bikagenda neza. Ndahamya neza kuko rero muri kunkurikira. Reka turebe hano kuri TikTok naho uko bifashe. Ariko bakunze bagubwa neza TV rwose, mukomeze murebe neza kuko ubu ngubu ni umwanya mwiza wo kugira ngo inyama yacu tugiye kuyokereza ahangaha. Ahandi hantu turayokereza ni ahangaha honyine gusa. Mukomeze muhere amaso rero murebe neza namwe. Nzi neza kuko iyo nababwiye ko nzabigisha ibyo guteka, ubwo mba narababwiye kuko nyine nzabakorera byose kugira ngo ibyo guteka tubikorane rwose kandi tubyigane neza. Nta kindi rero murabona kuko ahangaha rero murabona iyo maze kuyishyiramo gutya ngenda nyihindura kugira ngo ngenda ndeba kuko yahinduye ibara. Ugomba kwirinda ko ishirira, ugomba kuyihindura ibara uko uri kuyikora kose. Ahangaha rero ndahamya neza kuko muri kunkurikira. Ahangaha niho namwe ngo iki ni igikoni. Gubwa neza TV ni ishuri, ni igikoni, ahantu ushobora kwigira ibintu byose uri guteka neza. Ndongeraho ka timiyani hano hejuru naho ndayishyiraho, uruhande ntayishyizeho. Inyama yacu ikaza gushya imeze neza. Ubu rero ikintu nkora rero, biba ngombwa iyo ufite aya mavuta akomoka ku matungo. Aya mavuta akomoka ku matungo nayo ni aya ngombwa cyane. Mwene aya ngaya, kubera kuko aya ngaya niyo ngiye gukoresha mu rwego rwo kuyikaranga kugira ngo abe ameze neza. Mukomeze mukurikire isomo
byo gukaranga mu buryo bugezweho iroti ry'indyohesha birayi. Kuko rwose nzakora ibishoboka byose umuntu wese abashe gusobanukirwa n'imirire myiza. Ibyo narabyiyemeje gukora ibishoboka byose buri wese nkabona ngo mugejeje ku mirire myiza. Ahangaha mba ndi guteka iroti ry'itako ry'indyohesha birayi. Abankurikiye hano ku mpande zose kuri platform zanjye zose, yaba kuri TikTok, yaba kuri Gubwa Neza TV, mwese mbagezaho amasomo nk'uko bikwiriye. Ni TikTok yanjye nta kundi wandika Habyarimana na Claire, ubwo rukaba rurakubitanya rugahita rufatana, ukajya ukurikirana uko ngiye live, kandi igihe cyose ngiye live mbashyiraho ibintu bibungura. Aya ni amasomo abungura. Abantu bavuga ko babuze akazi, nta mpamvu yuko wabura akazi. Amaresitora ni menshi hirya no hino ku isi. Niba igitabura akazi utavuga ngo uzabura umushomeri, kuko bimaze kwiga ukamenya guteka nawe ubwawe wakikorera resitora. Niyo mpamvu nafunguye ishuri, harimo no kugira ngo mwihangire imirimo. Ahangaha haba harimo no kugira ngo mwihangire. Urabona ko yatangiye guhindura ibara rero, ngo ugomeza uyihindura, yirinda kuyihereza umuriro mwinshi. Umwanya rero iraba ihiye igeze ku isahani. Mukomeze rero abari kuri TikTok namwe rwose ndabaha ikaze. Mukomeze ufite ikibazo ambaze. Hano ni ku ishuri. Hano iyo ndi hano mba ndi ku ishuri, mba ndi kwigisha abantu kurya neza. Ahangaha rero ukomeza rero uyihindura kugira ngo urebe, kugira ngo ise neza kabisa, ise nk'uko ubishaka. Izo kugira noneho imaze kubona imaze kugira ibara nka gutya, ushaka kurira hasi ngo ugakata bya bitunguru byawe. Bya bitunguru cyawe urabikata, ntabwo ukata bito bitoya, ukata ibitunguru binini rwose. Urabona rero ibitunguru uko biba bimeze hano. Kagira gute ngahita kushyiramo n'ibitunguru. Abana banjye mu mwanya biraba bihiye. Nuko ibintu biba bimeze. Birebetse neza hano murabibona inyama ko yamaze gushya. Itako rero ry'ingurube nuko ryagombye kuba rimeze hano kuri Gubwa Neza TV. Ubu ngiye kwishyira ku isahani rero murebe ukuntu imeze hano. Reka mbabwire rero ngo bon appétit, mugire ibihe byiza. Aya niyo mafunguro. Iri ni itako, murabibona itako ry'indyohesha birayi cyangwa se ry'akabenzi, rikaba rihiye rimeze neza. Inyama ikaba ihiye imeze neza. Nkababwira ngo rero muryoherwe ku meza. Komeza ukurikira amasomo rero. Murabona ko nta kintu na kimwe kirimo. Urabona ari ibitunguru bimeze neza, ari inyama imeze neza, kandi yahiye imeze neza. Reka rero mbifurize kugira ibihe byiza bakunzi ba Gubwa Neza TV. Nahangaha nsoreje amafunguro yacu. Mukomeze mugire ibihe byiza.